Mugira amahoro mwese abateze amatwi Rugigana Kiyonga official. Uyu munsi rero mbazaniye umugani wa Ngoma ya Sacyega. Sacyega yari umuhanyi w'ibwami, akagira abagore babiri. Umugore muto abyara abakobwa gusa, umukuru abyara umwana umwe w'umuhungu witwa Ngoma. Sacyega yatoneshaga umugore wabyaye abakobwa, ntiyite kuri nyina wa Ngoma, kandi uwo muhungu ari we waragiraga inka za se zose, akaba ari nawe uzikenura. Umunsi umwe umwami atuma kuri Sacyega ati, uzanshakire imvi zitari ku mutwe, unshakire kimwa kimwe imisozi, unshakire ibumbabumba igarika biganza, uzanshakire ingongo ikeba amazi ajya ruguru n'ingongo iyakeba iyatandukanye. Uramutse ubibuze nkakunyaga kandi nkagutanga bakakwica. Abagaragu b'umwami bajya kwa Sacyega gusohoza ubutumwa. Sacyega arumirwa, ayoberwaho azakura ibyo bintu. Umuhungu we aza kubyumva, ariko aramwihorera ntiyagira icyo avuga. Mu gitondo Sacyega atuma umukobwa we ku bakwe be bose ngo baze basangire ikimasa yari asigaranye cyonyine, ngo agikoreho impamba. Nuko abakwe baraza basanga Ngoma yahuye ikimasa, barakimucyuza barakibaga. Sacyega n'umugore we n'abakwe be baririra. Ngoma na nyina ntibamenya amarengero yacyo. Ngoma ariko araza ashikuza ukuguru kwari gusigaye ariruka, ashyira nyina. Se abibonye abaka icumu amwirukaho agira ngo arimutere. Abandi bati, sigaho wikwiteranya na Sakabaka. Bukeye abakwe baherekeza Sacyega bajya ibwami. Ngoma nawe yenda amasaka yari yameze uwo munsi, yenda imiheha, yenda intorezo n'uruhu. Arahambira akurikira se. Se agenda mucyaha inzira yose ngo nasubire imuhira. Umwana akanga gusubirayo. Bagera aho bagera bakicara bakarya ntibamuhe. Baragenda bagera ibwami. Sacyega akoma yombi ati, nyagasani, ibyo mwantumyeho narabibuze, ahasigaye nimukore icyo mushaka. Nuko umwami atumiza Ruhuga ye ati, nimumwicaze. Bajishura umuheto bashaka ingoyi yo kubohesha Sacyega, baramuboha. Igihe amaze kuremba, Ngoma aba arahageze. Akoma yombi ati, nyagasani, kiza uriya muntu ni data. Nuko umwami ategeka ko bamubohora. Ngoma ati, data uyu yandiye ndi umwana we, anjyana na mama, ariko singiye kumera nka we. Dore ibyo mwari mwamutumyeho, imvi zitari ku mutwe w'umuntu, ngizi ni amasaka basereka akamera, ikimwa kimwe imisozi ni isuka bahingisha, ibumbabumba igarika biganza ni inshabiti bashisha, ingongo ikeba amazi ikayatandukanya ni uruho umuntu adahisha amazi. Nuko umwami ati, uyu niwe mwana wa Sacyega wereweho n'umusatsi ungana utya? Bati, niwe. Umwami agororera Ngoma ishyo ry'inka, amuha n'abagaragu, aba n'umuhanyi mu kigwi cya se. Ati, Sacyega ntazongere kumbera umuhanyi ukundi. Ari Sacyega n'abo bari bazanye, ari Ngoma n'abagaragu yari agabanye, bose barikubura barataha. Mu nzira baza kubona umugenzi unyuze
baza kubona umugezi unyuze mu kuzimu, ugeze hirya uruburuka. Sacyega ati mbe Ngoma mwana wanjye ibi ni ibiki? Umwana ati simbizi. Barakomeza bigiye imbere bahura n'ikinyabwoya intozi zagitonzeho. Ati Ngoma mwana wanjye ibi ni ibiki? Umwana ati ubure kubimbwira wowe mukuru. Baragenda bigiye imbere nanone babona inkware iri hagati y'abana bayo. Sacyega ati mbe mwana wanjye ibi ni ibiki? Undi ati simbizi. Barakomeza baragenda babona igiti gihagaze cyumye. Sacyega ati mwana wanjye ibi noneho ni ibiki? Umwana ati mbare na mbariro wambarije simbizi. Nuko bageze muhira abantu umwami yari yahaye Ngoma baramwubakira. Sacyega agiwe yitereka inzoga zamuki, aranywa arasinda. Amaze gusinda arihwereza abwira umugore ngo arapfuye, ngo kandi azize Ngoma umuhungu we. Nyina wa Ngoma agenda yiruka aramuhamagara ati mwana wanjye ko wari ushyize heza umpaye amata, none so akaba apfuye kandi ngo ari wo wazize n'ibiti. Ngoma agenda yiruka ariko azi neza ko se abeshya, yipfushije agira ngo aze amubwire ibyo yari yamuhishe. Ngoma araza ati yemwe bahungu mwe Ngoma naruha. Igihe tugiye ibwami muzi ibyo data yankoreye n'abakwe be. Muzi nuko dutaha yabonaga ibintu akambaza ngo ni ibiki, amwihorera. Noneho rero mbibabwire abe yabaho. Umugezi wibiye ukuburuka ni ugukamira umugore w'ingumba. Wamara gupfa ibyawe bikajyanwa n'abandi. Ikinyabwoya cyari ikinege, cyari cyonyine mu bandi bafite umuryango, bakirya kitagira kirengera. Inkware mwabonye iri hagati y'abana bayo ni umubyeyi wizihiwe mu bana be bamushagaye. Igiti cyumiwe mwabonye ni umugore wapfushije umugabo we n'abana be bagashira, agasigara yikunga wenyine atagira kirengera. Nuko se amaze kumva ibyo byose agira atya, aritsamura arinanura ngo arazutse. Nuko ashima umuhungu we Ngoma, sijye wahera hahera umugani. Mukomeze mudukurikire kuri Rugigana Kiyonga Official, mumenye byinshi, mwumve imigani kandi muryoherwe n'ikinyarwanda mu myandiko n'imivugo. Mugira amahoro.